Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Francis, joyeux anniversaire. Ku mugaragaro rero ntangaje imwe mu nshuti zanjye za rwihishwa abantu batari bazi, Mama Deborah, much respect, ndagushimira. Nubwo ntarabona ifuza kuba we, ako sinyiri uwo nahoze ndi we cyagiye ntwazaga umusaraba. Nubwo ntaragera ahantu nshaka kugera, ako sinyiri aho nahoze ndi igihe ntwazaga umusaraba. Haraho wangejeje, Imana irahanyakira turakomezanya, kandi umusaraba wantwaje kirya gihe simbyirata, ariko nanjye umunsi ndawutwaza abandi. Imbuto wambibyemo ngerageza kujyana ubutumwa bwiza wampaye. Uyu munsi ndabivuze, urabizi ntukunda kuvugwa, ariko ndabivuze unyihanganire, ntago nari kubyihanganira. Niba tuvuga bagize nabi, mureke tuvuge n'abagira neza. Imana imuhe umugisha, ndamukunda cyane. Ni inshuti yanjye yarwihishwa mu bantu mfite isi itazi, dore uwa mbere aramenyekanye, mubyeyi nkunda cyane, kandi uzantahiriza abantu bo muri Swede. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mutumenyereye ko tugira gutya tukabakorera inkuru zitandukanye, ni inkuru ziba zifite aho zihuriye nyine n'ibintu bya Gikristo. Uyu munsi rero twanyarutse gato yamaze tugera ahantu hari abantu bakeya cyane bakizemo metero nyine bubahiriza amabwiriza ya coronavirus, nkuko muri buze kujya kugenda mubireba muri iyi video. Ariko twa professeur maze tuganira n'umuntu umwe muri bo ushobora kuba wenda ari umwe mu bayobozi babo bantu, turi buze kumenya byinshi. Reka tumuhe ikaze kuyobokamana. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru namahoro. Tubahaye ikaze kuyobokamana TV. Murakoze cyane. Muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ninde tugiye kuganira. Ego, nitwa Pastor Azonkiza Bridinette, nkaba ndi muri Deborah Network Ministry. Ego. Deborah Network Ministries ni abantu bameze gute? Iryo zina muradusobanurira gatoya? Deborah ni umuntu ari muri Bibiliya. Yego. Ni umugore Imana yahagurukije abo mucamanza muri Isirayeli, abagabo bose byabananiye. Yari umugore w'umuhizikazi canke w'intwari nkuko bavuga. Rero Imana iramuhagurutsa, abagabo bose bagize ubwoba. Deborah Imana iramukoresha. Natwe rero twahagurutse nk'abadebora, tukagera ikirenge mu kirenge cya Deborah. Duhaguruka nk'abagore b'intwari b'abahizikazi kugira ngo dukore imirimo y'Imana. Okay. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ministeri y'abadamu. Ni ministeri y'abadamu, ariko n'abagabo nabo barimwo, kuko na Deborah hari abamufasha. Umugabo we Rapidoti yaramufasha, hamwe n'uwundi mugabo witwa Baraki nawe yaramufashije. Natwe rero muri twebwe abagabo bacu ni Rapidoti, abandi bagabo nabo baje ari nk'abasore nabo baba Baraki. Turira aba Deborah n'aba Rapidoti n'aba Baraki. Okay. Mumaze igihe kingana iki mukora? Ni wowe muyobozi wayo, bimeze gute? Ego ndi mu bayobozi, ariko visionnaire aba muri Swede. Hari ntaba muri Swede. Yitwa Jeanne Igiraneza Deborah. Umudamu wose ari muri Deborah, yitwa izina ryiwe hakajako na Deborah. Ubu nawe noneho wiswe Deborah? Ubu nanjye nitwa Bridinette Deborah. Nabariya bose twajya tubona. Nabariya bose ni izina ryabo na Deborah. Yes, tubasanze aha ngaha rero muri mu biki, muri gukora evaluation y'ibikorwa, muri nukumungana cyangwa haje bake kubera wenda kubahiriza n'amabwiriza nyine y'iki cyorezo cya coronavirus? Bijanye n'amabwiriza ya corona, kandi n'abandi bari bafatiriwe, turi benshi ntituraba gusa. Ubu munsi twaje si nka evaluation comme telle, twama twevariwa, ariko uyu munsi twagombye gusangira Noel. Dusangirire hamwe nkuko Bibiliya bivuga, gusangirira hamwe bituma abantu basabana, tuganire, turushirize gukundana. Yego. Deborah Ministries ni bihe bikorwa mukora, mu speciality yanyu ni iyihe?
specialite yacu n'urukundo n'imbabazi. Urukundo n'imbabazi. Ego. Tuvuga ubutumwa bwiza ariko kandi urazi amajambo atagira ibikorwa ntaca bavuze niko birivuga. Tuvuga ubutumwa bwiza ariko kandi tugakora n'ibikorwa. Cyane cyane dukunda abakene. Abantu bamerewe nabi, abantu bakenye, abantu bakeneye ubufasha tukagira imbabazi. Nico gikuru tukora muri Debora. Okay. Yes, reka tugushimire cyane twamenye mwibi birori ko ari buze kuberamo ama surprise atandukanye abantu bari buze kubikurikira kuyobokamana TV baraza kumenya uko bimeze n'izo surprise ari izihe nyine muduhishiye nkuko twamaze gutata ayo makuru yatawe n'abanyamakuru b'abahanga ngira ngo ntabwo batubeshye wenda turi buze kubimenya nitwongera kugukenera turongera dusubire reka tubareke musubire mu birori ubundi tuze kureba kwizo surprise zitandukanye. Murakoze cyane. Yego. Imana bamugisha. Yes.
Yes, turacyaganira n'abadebora batandukanye ni ya ministeri nyine y'ivugabutumwa igendera ku bikorwa bashaka kugera ikirenge mu cya Debora wo muri Bibiliya. Ariko reka mbaze Pastor Mutesi, ni umuntu mumaze kumenyera cyane, ntabwo nirwa mubaza ngo twibwire. Ni Pastor Mutesi Marie Aimée Prudentienne, ntabwo ari mushyashya kuyoboka Mana TV, ni umuntu dufatikanya umurimo w'ivugabutumwa. Mama wa Darling na Darirene, akaba mama wa Darling na Darirene, akaba afite n'abandi bana batandukanye yabigiye abyara mu buryo bw'umwuka. Harya bura ni nk'abangaye Pastor? Ntago nababara, mbyara indahekana. Ubyara indahekana buri mwanya nabari abahungu bari hariya bari kunywa akantu bavuze ati uyu nguyu yaratubera mama kuko ngo baragukunda cyane, numva babivuga. Ndahari rwose ngo mpeke, Imana niyo imfasha guheka. Yes, nakomeje kugenda mvuga ngo iyi ministeri ibikora ibikorwa bigera ikirenge mu cya Debora wo muri Bibiliya. Wenda harya Debora wo muri Bibiliya ubundi azwi iki? Wenda hari umuntu byaba byasobye nubwo mama Debora yigeze abisobanura gatoya, ariko reka Pastor abisobanure muri yangere ya gipasiteri. Ubundi Debora wo muri Bibiliya azwiho ibiki harya buriya? Azwiho ibintu bikomeye cyane, azwiho ububyeyi, azwiho no kuba umucunguzi. Yakoze ibintu bya kigabo, kuri ubu twakwita ibya kigabo. Wow. Kandi Debora wo muri Bibiliya nubwo ari icyigisho nshaka kuzigisha, abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni gute ngo abagore ngo bavuga ijambo ry'Imana ngo baba pasiteri baziga neza inkuru za Debora, bazamenya impamvu dushobora guhaguruka tugahagararira umurimo, na Debora yarawuhagarariye kandi cyane. Okay. Mama Debora yaje atunguranye, nawe yagutunguye cyangwa wowe wari ufite? Kubona ntabaye se nk'ibubu nanjye nawe yagutunguye? Yantunguye cyane. Yes, uyu mubyeyi nagengane n'abantu batandukanye, mbabaza imbamutima zo kumubona, bamwe baje batangara bavuga yuko urukundo, amahoro, gufashanya n'ibindi byinshi. Hari imbamutima za buri wese kuri we. Wowe imbamutima zawe kuri Mama Debora ni izihe nka Pastor Mutesi? Ngira ngo ubwo uri muri groupe mufite uko muziranye, hari ikintu wamuvugaho nawe wenda? Mama Debora Jeanne Apostle ni intumwa. Ikibazo ntagakunda kuvugwa, kandi mvuze nabivuga kuko biri hano ku munwa, ariko ntagakunda ko umuntu avuga. Ariko nyine abantu bigeze babwira Yobu ngo ninde wakwimanga yanga atavuga. Anyihanganire, ngiye kuba nk'aba bantu Yesu yabwiraga ngo ntimubivuge, ariko uyu munsi ndabivuga, yihangane. Yego. Uyu mudamu tumenyana, bamenyanye mu buryo bwa online. Bwa online niho mwamenyaniye? Urabizi ko iyobokamana uyu ni umwaka wa 3 ntangiye nkorana nawe. Twamenyanye kera rero, amenyera kuyobokamana, ariko amenya mbabaje, nsekeje, nteye n'agahinda, ndi mu bihe bibi bigoye. Niba mujya mwumva inyigisho nkunda kwigisha yitwa Simoni, babwira ngo humura hari umuntu uje. Ngewe yambereye Simoni, antwaza umusaraba nari mfite. Yagutwaje umusaraba w'ibibazo? Yantwaje umusaraba nari mfite kandi ukomeye cyane. Kandi ntiyawuntwaje umunsi umwe, ntiyawuntwaje ukwezi, yawuntwaje igihe kirekire cyane. Haleluya. Simuzi, sindamureba amaso ku yandi. Yatumye niga ko ngomba gufasha bose abo ntazi. Ikindi urabona avuga Ikirundi, akavuga Ikirundi, ngewe urabyumva ko ndi kuvuga Ikinyarwanda. Urumva ko binashoboka ko tutavukiye no mu gihugu kimwe, sibyo? Yaba we yaba n'umutware we. Ariko yangishije ko ngomba kugira neza kuri bose, nitaye ngo uyu ninde, yavukiye nkagira. Urumva warabanza akakubibamo imbabazi, akakubibamo n'imirimo, niyo adashoboye kugira icyo aguha arakuganiriza paka uvuye hantu, byibuze ugaseka ukishima, yarangiza akakubwira ngo genda nawe ugire utyo, ibi ngukoreye, ibi nkubwiye, ukunda gukomeje, nawe wakomeza 2, wakomeza 3. Ni umuntu ufite umurimo mugari cyane, mugari kandi wo kugira neza, kugwa neza, kugira neza. Wa mugani wa yacano yanjye, Imana imuhe umugisha, ndamukunda by'indani. Ni inshuti yanjye yo mwibanga, zimwe Apotre Gitwaza ajya abwiriza ngo byaba bibabaje kwanga umuntu kubera ko n'abandi bamwanze, ngo wamwanga utamwanga afite abandi utazi. Ku mugaragaro rero ntangaje imwe mu nshuti zanjye za rwihishwa abantu batari bazi. Mama Debora, much respect, ndagushimira.
nubwo ntarabona nifuza kuba we ako sinyiri uwo nahoze ndi we cyagiye ntwazaga umusaraba nubwo ntaragera ahantu nshaka kugera ako sinyiri aho nahoze ndi igihe ntwazaga umusaraba hari aho wangejeje Imana irahanyakira turakomezanya kandi umusaraba wantwaje kirya gihe simbyirata ariko nanjye uyu munsi ndawutwaza abandi imbuto wambibyemo ngerageza kujyana ubutumwa bwiza wampaye uyu munsi ndabivuze urabizi ntukunda kuvugwa ariko ndabivuze unyihanganire ntago nari kubyihanganira niba tuvuga bagize nabi mureke tuvuge n'abagira neza Imana imuhe umugisha ndamukunda cyane ni inshuti yanjye yarwihishwa mu bantu mfite isi itazi dore uwa mbere aramenyekanye umubyeyi nkunda cyane kandi uzantahiriza abantu bo muri Swede hari inshuti zanjye nyinshi cyane abantu Imana ifashe byibuze uko turaha tuzagenze nk'uko ugenza hazagire n'abandi bagenza nk'uko natwe tugenza Imana izaguhembera umurimo wa rwihishwa ukora udashaka gukomerwa amashyi Imana iguha umugisha mwinshi cyane kandi Pastor Francis ndagushimira muri byose uri umutware mwiza reka ikinyivuge ni message nyitanga yego abagabo bose bashyigikira ivuga butumwa ry'abagore bawe yego cyane cyane umugore ugira n'ubuntu ntago abagabo benshi bamukunda jambo ry'Imana avango gusa umugore ugira ubuntu ahorana icyubahiro ariko ni gake cyane ushobora kugira ubuntu ngo umugabo abyakire ndagushimira mbikoye ku mutima Imana iguha umugisha uyu muntu yarahezagiwe ni umunyabuntu nta makuru yanjye nawe uzi narayakwihoreye ariko uyu munsi ndayatangaje yambereye Simona ntwaza umusaraba amezi 6 umusaraba yawuntwaje amezi 6 ntago nkuvuza izina ariko wari umusaraba ukomeye cyane kandi umusaraba wari uhenze cyane kuko muri ayo mezi 6 ndamya neza ko ari we Simona Imana yari yanyohereje ngo mbashe guhaguruka ahantu nari nikubise Imana iguha umugisha n'umuryango wawe ndabakunda ndabubaha kandi mbafite ku mutima Imana ibaho umugisha mwinshi cyane yes arakoze cyane Pastor Mutesi reka duhere uno musaza microphone nawe tuganire Pastor Gafaranga ariko ntabwo ari Bishop Gafaranga abantu babyumve neza bataza kubyitiranya Pastor nikaze kuyobokamana TV mwiriwe neza muraho neza amakuru ni meza muratangira mwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo ninde tugiye kuganira muri makeya nitwa Pastor Gafaranga Frederico mu itorero rya Maranatha mission mu Rwanda n'umunyamabanga mukuru w'itorero rya Maranatha umunyamabanga mukuru Maranatha mission ni itorero rikora za Gikondo buriya yariko hari Gikondo hariya okay si uyu umuyobozi ese nta numwe mwari muzi umuyobozi wanjye umuyobozi wanjye ni uyu nguyu nkunda abasaza burya ngo agasozi katagira umusaza kagwaho ishyano niyo mpamvu urabona niyegereje abasaza kugira ngo nkure uyu ni umuyobozi wanjye iyo rero ngeze kwa Pastor Mutesi ibiganiro byose bisa n'ibibi by'umwihariko ubu ndahise nkarota gatoya nahita mbaganiriza byinshi cyane urakoze Pastor uri umwe mu badebora ndi umwe mu badebora abadebora nabamenye Mutesi niwe wabambwiye niwe bakubwiye agenda gushakira utuntu twiza kuzanira arambwira ati abadebora ni abantu beza bakundana kuba mama Debora cyangwa umuyobozi wanyu uba mu gihugu cya Swede yagize gutya arabatungura hano mwari muri musangira ibya Noheli wabyakiriye gute wowe nk'umuntu nyine w'umusaje w'umukozi w'Imana ibi ngiye ubona ni cye gisobanuro byabaye mu buryo bw'umubiri nyamara kandi ikintu cyose kibaye mu buryo buri fizike burya ngo baba bufite igisobanuro mu mwuka burya mu buryo bw'umwuka iyi surprise burya yashakaga kwigisha iki cyangwa ni irihe somo umuntu yayikuraho umukristo uri kureba kino kiganiro kuyobokamana TV yadutunguye ibi ni ibigaragaza yuko na Yesu azadutungura yazaza gutora itorero na Yesu azatungurana azatungura abantu yazaza gutora itorero yego ariko ikintu cyanejeje ngewe twari tumaze ibisi twandikirana nawe yari yanyandikiye arambwira ngo ariko se waduhaye akanya abadebora tukazasengera kuri Maranatha kuri 26 no kuri 27 ndamubwira ni 26 byarahindutse tugiye dufite umunsi umwe ati ntari cyakora kuri 27 saa 9 mwahitamo mukazatugaterana ku cyumweru cy'ejo ati kandi nzagushakira umuvuga butumwa Yesu umuvuga wamubwiye ati oya ati nzamukubwira butuje
hashize ibyumweru nka 2 twandikirana ariko nigeze mbwira ko azaza ariko ambwira yuko yifuza ko abadebora twazaterana tugaterana kuri Marata nikaze rwose ntihariya ni iwanyu turabana y'Imana muri makeya dukomeza kujya twandikirana gutyo namubaza nteze kwambwe kuvuga butumwa zamumbwira kwa gatatu kaba yagiye ngiye nzikira ntafite umuvuga butumwa ko gahunda buri muntu abafite umuvuga butumwa akaba namuzi ati mwihorere atuzabona umukugejejeho yego muri aka kanya ngiye kubona mbona arizanye ndavuga ntari ko yewe uyu ni umuvuga butumwa nyine igihe kirageze uro turamutegereje ejo azatubwiriza ahubwo turakuraritse nawe byaba ngombwa nawe waza nawe ukazumva ubutumwa bwa Apotre wacu turamukunda pe uko abwiriza hari ikintu avuga se n'urukundo no gufasha abantu n'imbabazi no gufasha abazi n'abatazi ariko ndumva mufite ikintu ngira ngo impamvu mukunda ndumva mufite ikintu mupfana nawe ukunda kwigisha urukundo imbabazi no gufasha abantu urumva se wamuri Debora mufite ikintu muhuriyeho pasi zigiriwe Joel mbayeho mu buzima bw'imbabazi nagiriye imbabazi n'abantu nagiriye imbabazi n'Imana inyuze mu bantu niyo mpamvu nkunda kubyigisha abantu burya nta kintu na kimwe Imana igikora idakoresheje abantu naje gusanga ntabwo ndiho kugira ngo mbeho ahubwo ndiho kugira ngo abandi babeho binyuze muri jewe yego pastor atazabwiriza ku rukundo imbabazi no gufasha abantu rwose ibyo niyo domeneye kandi arabikora ngewe tumaze hafi amezi twamenye mu kwezi kwa gatatu surprise ubu munsi twari tubifitiye gahunda yuko azaza agasengerwa kuba Apotre kuri 21 z'ukwezi kwa gatatu ariko urumva noneho korona yaje birabifunze ariko nubwo yabifunze twakomeje kujya twandikirana dukundana umugabo we twari tuziranye ariko nazi ko ari we twari tuziranye kuva kera Francis ni inshuti yanjye kuva kera ariko sinanizi ko ari we umugabo wa Apotre noneho umunsi baza kusaba nyine aho bazakorera iyo mihango rwose nabahaye neza twabitunganyije ahubwo umwanya n'uyu Apotre ntuzagire ibya bikorwa bizakozwe umwanya n'uyu tuzageze tubikora rwose numva iyo byashobokaga bite biba nyine bivuga ibengiro se turacyari kumwe n'abadebora ariko noneho uyu tugezeho we ni special one cyangwa ni umuntu w'ingenzi mu badebora cyangwa ndavuga ngo iki se nari ngiye kuvuga umuntu yavuga byinshi cyane ni nyiri yerekwa ni nyiri kujya inama nyinshi ni ibintu byinshi cyane nk'uko muri buze kugenda mubisobanukirwa reka tumuhe ikaze kuyoboka Mana TV papa mwiriwe neza kandi muraho amakuru ndashima Yesu yes mbere yuko nanyagira ikindi mbabaza ndashaka kubabaza umudamu wanyu yari muri diaspora ntabwo namwe arabatunguye gutya yatunguye abandi cyangwa hari icyo mwari mubiziranyeho bimeze gute ko twabonye mutangara cyane nkaho namwe abatunguye nkuko atunguye abadebora muri rusange natangaye ariko nashimira Imana kuko naramubwiye ni ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo uzazo ntunguye ati nawe gutungurana kwawe none simbikunda none Imana n'umukozi w'umuhanga none birasohoye Imana yacu ntijya ibeshya tuyikomezeho ntabyo yambwiye ko azaza mu kwa gatatu cyangwa mu kwa kane yego ko ngiye nshaka kuza ngo buretse wowe ngiye nzabanzenze ubwo Imana irantunguye ako ndishimye Imana inkoreye surprise yambwiye ngo izansetsa ikindi kinasetse mu mwaka utararangira ubu uri iminsi ngahe kabisa izansetsa biransekeje yes no kwinambaho rero ikuvuyemo ideni mbere yuko umwaka w'2020 urangira amadeni buri munsi kuri jewe yakuraho buri munsi wow buri munsi gandira kabuto abadebora kuri wowe ni bantu babavuze ni bafite igisobanuro kuri wowe ubwawe ku giti cyawe uretse umudamu wawe ni uhagarariye iyo ministeri ariko noneho yubarebye yo wumva viziyo afite n'intego n'uburyo akora umurimo w'Imana yitanga bagera ikirenge mu cya Debora wo muri Bibiliya ni icyo gisobanura abadebora basobanuye kuri mwebwe abadebora nibwo buzima bwanjye nkunda abadebora kera Imana yagize kunyereka mfite abantu benshi abana ariko ari abana muri kigero aho mbakunda nk'abantu ndabakunda cyane kurusha ibintu byose numva nambaza uko bameze buri munsi numva batera imbere mu mwuka no mu mubiri
ndabakunda ndabishimira amen ntashaka kugira ngo aho umufasha wanjye adahari mpamubere yes nshobora kuba ndi ijisho rye yego muri kumwe kuri kamera z'iyobokamana TV kubw'iyi surprise akoze kubw'urukunda gukunda twabonye yazanye twabonye aturuka hariya hepfo wadaseka ariko akubonye atangira kumwenyura no gutwenga niki wamubwira kuri kamera z'iyobokamana TV mwicaranye mu gasurprise aka gasiripurize ni ukugira ngo Imana yongere inkomezi mu rugendo ndimo ndebe ko ibyo ivuga itajya ibeshya inkomezi buri hari andi mavuta ngiye kwinjiramo urumva ndashimira Imana rero kuko umunsi namubajije ko ariko ko hari umuntu uvuga butumwa muri twebwe mu badebora mu rusengero rw'itorero ry'Imana ryitwa Maranatha ejo ko hageze aya masaha ubundi ko tuvuga bazavuga ubutumwa nko mu minsi ibiri ngo bitegure ariko arambwira ngo ntakihangane ngo muzamumenya nk'ejo ngo arahari ngo igikuru ngo ni uko ahari nawe nahise nkuru urasanga niwe buri uzarivuga Imana ishimwe nahise mbona ni ese buriya aricyo tuma yambwiraga ngo ko itorero ryatwiteguye tukanuzayobora uwo murimo umuze ari Pasiteri Gafaranga Imana imuha umugisha ati ntacyo ko babizi ati n'uwo uyu munsi muramumenye none koko turamumenye nese mbona ko ari we ntabwo yambwire ko ni we tu nta wundi ni byiza cyane murabona yuko ni serivisi nziza cyane kandi inejeje wari wa Debora reka tuganire na Debora gatoya wenda dushobora kubagarukaho mbere yuko wenda nkabikomeza mubanze mu mumere mikrofone murakoze Imana bamugisha mama w'abadebora muraho neza muraho amakuru Yesu ashimwe ikaze mu Rwanda n'ubundi wagarutse mu rugo merci warusanze gute u Rwanda rumba mu mutima ndakunda u Rwanda n'Imana irabizi iyo ugeze hariyo bawuga baruvugaho ahubwo iyo ngeze hano simbona diferansi ya hariya na hano kuri klima gusa kuko hano hashushe niho mbona ko nahinduyeho gato ariko ibindi byose ni Burayi Rwanda ni Burayi yes ni Burayi bwa Afurika yes ni byiza cyane mama munyemerera utangire wibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ninde tugiye kuganira Yesu ashimwe nitwa mama Jeanne ariko nzi ku izina rya mama Debora kubwa ministeri ya Debora nyoboye nyoboye kuva muri 2011 imaze imyaka 9 kandi ndakomeje kugezaho mviriye muri iyi si ubien aho yesaga aziye gutora itorero rero ndashima Imana kubwo umurimo w'Imana kubwo kuntoranya yantoranije inzi yarabanje irampamagara ibonye muhate n'umwete ihita irantoranyishira apart yes kuko ngo abahamagawe ni benshi ariko abatoranijwe ni bake rero nshima Imana ko ndi mu bahamagawe nkongera kandi nkatoranya rero kubwo gutoranywa kwanje nkunda guhagarara muri ico kibanza ntajegajega nta kintu na kimwe kijya cyangwa ubita hasi kimbwira ngo va mu murongo kuko nzi ko mu ijuru hari Imana rero nkagira message kenshi message imbamo ni message yo gukomeza abantu kuko ntabakomeza abantu utabakunda mbanza kubakunda nkabakomeza wicaye mva namuhagurutsa uwurira nkamuhanagura amarira urwaye nkamurwaza ushidikanya nkamubwira ijambo rimwemeza kugira ngo mbone ko yongeye kandi guhumeka mu kwabazima nkashimira Imana amen rero Imana impamagara umurimo wa Debora icogiye muri 2011 hari mu gitondo kare cyane ndyamye nka 6h du matin numva ijwi rivuga ngo Debora okay gusa rero nkaba nari mfite umucuti wanje yitwaga Debora tubana hariya mu gihugu cya Suwede uwo mushuti wanje yari atwite
nkagira ngo niwe ndose wenda akeneye ubufasha, mfata telefone ndamuhamagara, ndamubwira nti ese Debora bite, ufite ikibazo nze kugufasha? Arambwira atoya, ati ku telefone kare. Ndamubwira nti nta kibazo. Ngo ya ngo nta kibazo, okay. Ndongera ndaryama numva kandi ngo Debora, nongera ndamutelefona wa mushiti wanje, ariko ufite ikibazo kutambwira ngo nze kugufasha? Ngo nta kibazo mfite. Ubwa gatatu ndongera ndamuhamagara, ariko si iryo kuko uko numva ijwi rivuga niko nguhamagara, hari impamvu. Niwe yambwiye rero, yaje gusobanukirwa, arambwira ngo ahubwo ngo urebe neza ko atari Imana iriho iraguhamagara mu izina rya Debora. Akibimbwira numva urumeza umubiri wose, niko ihamagarwa ryaje. Donc gusobanukirwa ko ngo twahamagawe tukiri mu nsoro z'abamama, tukiri insoro mu nda z'abamama. Ariko icyo gihe niho nasobanukiwe ibyo ari byo. Ndavuga Debora muri Bibiliya, ndavuga okay, yo mfasha umbwira ari hehe muri Bibiliya, ndumva nshaka kumenya amakuru ye. Arambwira ngo reba mu Bacamanza. Ariko mu Burundi nkaba naragiye muri Sweden nsiga mu Burundi abantu bitwa ba Debora, najyaga njya kubasengeramo rimwe nkafatanya nabo, ariko bititwa ngo ndi Debora, nta nubwo nari nzi vision yabo. Nabakunda nk'aba mama bakunda Imana kandi bakunda amasengesho. Ibya Debora naje kubisobanukirwa rero kera cyane. Rero arambwira ngo soma muri Bibiliya, mfata Bible ndasoma. Ubwo muri ico gicuku ndasoma, numva mbaye Debora, numva Debora aranyinjiyemo, numva mbayeho muri byose. Ndavuga ndi Imana, ndagushima, urakoze kuko umurimo wawe umpamagariye, urakoze kubwa vision umpaye, ni nanje ngiye guhagarara mu gishingo cya Debora. Uko niko Debora yatangiye, kuko ngenda damu ari objective cyane. Iyo niyemeje gukora ikintu sintinya riske, kuko riske zibaho. Nkuko umukozi Imana yabivuze, ibice intege bari byinshi, ariko sinjya mbiha umwanya. Ubwo rero ndakomeje. Icyo nshimira Imana kindi nuko aho ngejeje ikirenge hose, Imana ijya ihatangiza ministeri bitari muri gahunda zanjye. Aba mama nk'abo iyo bambonye bahita bumva basigarana umurimo, kandi ntacyo twaganiriye. Rero Debora irakomeje mu Burundi, irahari, hano irahari, muri Sweden irahari. Turashima Imana ko tugikomeje kandi turacagenda. Isi ni nini cyane. Ubu mumaze kugera nk'abantu bangahe muri bose muri rusange? Sinkunda kubara abantu kuko ijambo ry'Imana rirabibuza. Amen. Ahubwo mbara imitima, ko dushobora kuba turi abantu 100 ariko nkabona imitima Imana yishimiye ari nk'imitima y'abantu 10, abo nibo mpagaciro. Yes, kuko abantu mushobora kuba muri 5,000 uyu munsi, wagira gutyo ugasanga ejo musigaye muri 5, kubera hasigaye babandi 5 b'umutima. Rero kubara abantu Imana yabihaniye umukozi w'Imana. Amen. Abiyane Dawidi agiye kubara abantu, Imana yamubwira ati ibyo ntabyo nagutumye kubara abantu. Amen. Sinkunda rero kubara abantu, kuko ndibuka Yesu abigishwa be ngo ntabwo bari 12 gusa, bari benshi, bagenda bagabanuka bagera kuri 72. Ariko ngo abenshi bagiye bamukurikira kubwo ibintu yabakoreraga, inyungu, kubagaburira utugati, udufi, kubakiza ingwara, nyine bakaza pour leurs intérêts personnels. Igihe kimwe Yesu ari yumanganya, ari rengagiza, amera nk'udahari, babona bya bitangaza ntibigikoreka, bagenda biyonjorora. Asigara n'aba les disciples 12. Igihe kimwe abona nabo batangiye gushidikanya, kuko gushidikanya biba mu mitima y'abana b'Imana cyane. Yesu ababwira ijambo nkunda cyane, ngo se namwe murashaka kwigendera nk'uko babandi babigenjeje? Haleluya. Amen. Rero mu muhamagaro ndimwe Imana yampamagariye, mba nzi neza ko abo turi kumwe uyu munsi dushobora kuba tutari kumwe ejo. Amen. Ariko nkahagarara kuri ndi jambo Yobu yavuze ijambo nkunda cyane. Yobu yigeze kuvuga ari mu bigeragezo bikomeye cyane, avuga ngo ariko iconzi kandi nishimiye ngo nuko umucunguzi wanje ari muzima. Haleluya. Amen. Kandi ngo aho 2 canke 3 bateraniye mu izina ryanje, mba ndi hagati yabo. Ngewe 2 3 bahagaze neza, twafatana tukubaka ubwami bw'Imana. Yesu abaho umugisha. Mama wa Debora, wabyari gushoboka yuko uri buze utwara bizi ukaza wa Debora babizi, uki wahisemo kuza please
abizi ubatunguye n'umutware ntabwo azi washakaga wari ufite iyihe ntego kuza mu buryo buri sirikwi. Okay. Ubwa mbere na mbere njyewe ndi umuntu nkunda abadebora sana, ndabakunda akenshi nkabakumbura. Abenshi bajya binjira muri minisiteri ntahari, tukaba tutarabonana, tukamenyana mu ivugabutumwa, tukamenyana mu mirimo tutarabonana gutya. Rero mba nsaba Imana ngo Imana izampe umunsi umwe tuzicarane nk'uku, nubwo turi mu bihe bitoroshe, mu bihe bya COVID-19 bituma tudashobora kwidegembya kubwo kubahiriza amategeko yo kwirinda icyo cyorezo. Ubundi sinzi ukuntu byari kugenda hano uyu munsi. Rero igituma naje ari nka surprise, icya mbere na mbere nuko umutware wanje yari afite anniversaire ejo bundi le 24, uyu munsi ni le 26. Kuwa kane yari afite anniversaire. Rero nari nateguye ko nza kumutungura nkinjira mu nzu atarabizi. Nari nateguye surprise z'uburyo bubiri. Yes. Gutungura abadebora sinzi uko nabita. Njyewe hari ikintu njya nibukira kuri mama wanjye yaritabye Imana, ariko yarakijijwe cyane. Nanjye nari umwana w'umujene ntazi ibyo gukiza ibyo ari byo. Yakundaga kumbwira ngo abo basengana bakorana umurimo w'Imana ngo yumva bandutisha, ngo yumva ari abavandimwe cyane kurusha agiye yabyaye. Bikambabaza, nkamubaza kubera kumbwira gutyo, ngo nuko nzi ko bo tuzongera tukabonana. Ngo ariko wowe utakiriye Yesu bizashirira hano muri iyi si. Rero aba ubona hano mba numva dufatanye mu nda. Amen. Kuruta abo tuvukana mu mubiri badafite Yesu. Suko nabo ntabakunda, ariko aba tuzakomeza n'urugendo rw'ejo tutakiri muri iyi si. Rero mba numva bari muri jewe, sinzi bo uko babyumva, je niko mbyumva. Amen. Rero ndavuga nti ko nzabanje gukora surprise umutware wanje, reka nabo mbakora akantu. Hanyuma aka kantu gato mubona twagateguye n'umutware n'uriya mukozi w'Imana Bredinette, ariko umutware wanjye atazi impamvu. Ndavuga ntari le 26 je nashaka gusaba ikintu, mwateguye akantu mukazasangira n'abadebora nka Noheli, mukirinda mukicara mukafata ama distance kubwo kubahiriza ibihe bya corona, ariko mugasangira. Ko rero niko byagendetse. Anniversaire habaye impamvu ituma ntaza, nagize akabazo gato kuri aeroport nsubira inyuma, ariko kubera ndi umugore objective niyemeje icyo niyemeje nkigeraho. Nari kuza jeudi, nari kuza mardi, nahise nza jeudi. Nakoze ibishoboka byose za jeudi, bituma rero Imana inyereka ko nubwo ntaje muri anniversaire ya jeudi, ariko gahunda ya samedi iri mu mutima w'Imana. Haleluya. Imana inyereka ko iri mu mutima w'Imana. Rero ikintu cyari gitangaje abadebora cyane, n'umukozi w'Imana muraza kumuha ijambo Pasteur Gafaranga. Naranababwiye, narasabye nti murashaka kudusabira ivugabutumwa mu itorero Maranatha ku cyumweru 27. Ni maze mukazahitamo umudebora umwe muri mwebwe akaba ari wazavuga ubutumwa. Uwo yari njyewe, ariko kubera surprise nkakoresha ubwenge bw'Imana. Barabitegura, Pasteur abyakira neza, ati karibu murahawe ikaze, ndabishimiye. Ariko nawe akagira curiosity, none se umuvuga butumwa ninde? Nkajya ku ruhande ni Pastor tuzamukumenyesha vuba. Umutwari wanje atese kutatubwira umuvuga butumwa ni numwe muri mwebwe rindira gato muzamumenya. Ariko Imana ni nziza. Amen. Nukuri shima Imana kubona ko nubwo bitakunze jeudi byari byo mu mubiri, anniversaire n'ibintu bizarangirira hano, ariko iby'Imana yashimye cyane n'ibya samedi. Haleluya. Kuko hano birimo byo kuwagura ubwami bw'Imana. Imana ibibyitayeho cyane. Yesu agumugisha. Birumvikana nuko umutware yarafite anniversaire kuwa kane ukabugageze ku gatandatu, ariko n'ubundi nibikuyeho ko intego zawe zo kumukorera surprise yo kubona muri kumwe umutunguye, n'ubundi ubifate yuko ari surprise y'isabukuru yawe, nk'uko nyine yanayihuje no gusiripurena n'abadepite. Kugira ngo muri makeya tutararenga aho ngaho wamuririmbira wenda wahise anniversaire ho gatoya, kuko ufite ahantu bihuriye n'isabukuru
amakuru yagize umusibo ejo nyine imbere y'uko muririmbira reka nkubwire ko nanone jeudi bamukoreye anniversaire nziza kuwa kane uko bari bateguye anniversaire y'abantu babiri kuko nanjye nari nakwije imyaka 20 nawe akwiza 24 rero famille itegura anniversaire y'abantu babiri ariko sinaje ni gato yari yanditseho Francis et Cadeau ni surno yanjye bateguye ariko by'abantu bake by'ibi bihe turimo nonge ndio ndensista kuvuga ngo ibihe turimo ubwiye ngo umuntu azumva iki kiganiro ntazagire ngo twarenze ku mategeko turirinda cyane turirinda kuko iyo basanga nk'ubu naraye mu hoteli muri karantene iyo ntaza kwirinda bari gusanga ndwaye nkayiheramo ariko kuko kwirinda basanze ari negative rero ndabasabira namwe mukomeze mwirinde mukurikiza amategeko kugira ngo bizakomeze biba negative dukomeze dukorera Imana haleluya rero naramuririmbiye naramusuwese naramuririmbiye baramukoreye anniversaire nukuri Imana ni nziza biracyakomeje naka kado nari kumuzanira nakazanye amena iyo kado naje nyizanye ku anniversaire ye amen ariko igikuru nshaka kubabwira nuko mufitiye amakuru menshi mubarandeba ntiyumva ibyo ari byo ko turavugana kare twavugana mu gitondo aziko ndi muri Sweden yazi ko naraye nkoze ijoro ambwira ngo ruhuka rero urananiwe nanjye ndi muri hoteli ndi hano i Kigali muri hoteli urumva ariko ndashimira Imana kubwo umukozi w'Imana Pastor Bridnet n'umurwanashaka n'umunyamabanga Pastor ndiyo ndakuvuga Pastor Bridnet amen nashaka kumubashimira ibi bintu byose twabipanganye nawe ariko kugira ngo uzamwumveho ijambo abo nibo abadebora n'abanyamabanga uwundi munsi tuzakora ikiganiro tubaza gusa ku mateka ya Debora kuko ubu ntitwabivamo ariko Debora ngo yari umucamanza akaba umuvugishwa akaba umubyeyi uriya mama n'umubyeyi ni umunyamabanga n'umudebora hari byinshi byamubwira gutya ariko arahagaze amen kubona bagendanaga bakavugana n'ababose ariko nta kocore na kimwe kugeza ku munota wa nyuma Imana yacu ihabwa icubahiro kandi imumera umugisha ni umudebora wo ku mutima amen aba bose muzabona umwanya wo kuganira haleluya bose n'abadebora abo bapapa ubona nabo n'ababaraki kuko Debora ntabwo yahagurutse wenyine yahagurukanye n'umupapa yitwa Baraki nabyo tuzagira umwanya w'ikiganiro cyabyo Yesu aguha umugisha wanze kumuririmbira ngo bararirimbye kuwa kane mutari kumwe ariko wenda joyeux anniversaire ho gatoya cyane kugira ngo tubihuze na surprise y'isabukuru Yesu ashimwe hari akantu akunda kungira umutware wanjye iyo mubwiye utuntu nk'utwo ahita aririmba ikorasi nanjye atariyo namubwiye kundirimbira nkamubwira akantu ka affection nshaka ka affection akajya mu mwuka mbwa none se tuzaguma mu mwuka gusa turabakoze Imana ariko ndashaka nanje basi tuganira kandi akaja muri za haleluya donc nibyo tubamo nanjye rero aho kumuririmbira anniversaire reka ndirimbe akaririmbo ko mu mwuka haleluya nibyo byingira akamaro nibyo byikimazi haleluya hari akaririmbo nkunda abadebora barasikunga kunda kavuga ngo sinzi uko bigenza sinzi nuko bikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana amen tugasubiremo sinzi uko bigenza sinzi nuko bikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana amen haleluya hari ukuntu bikora iyo utegetse bigatungana
amen. Kwiringiye Yesu nizeye ijambo ryawe, haleluya. Iyo twivuze rimwe gusa biratungana, amena, haleluya. Imana yaravuze biratunganye. Satani yararwanije, narasunywa kuri aeroport, ariko icyo Imana yavuze bitinde iragikurikirana kugeza isohoje icyo yavuze, haleluya. Kubwanje nk'umwana w'umuntu ariko banananiwe ko biraruhije, kongera gushaka indi pasiporo mu munsi umwe, kongera gupimisha covid mu munsi umwe, kongera kuriha yandi mabiye, booking amahoteli, byari ibintu too much. Mugabo akanshaka kuri telefone akambura ndi muri ibyo, akumva nawe sinzi ukuntu bimeze, nkaca bugufi nkamubwira mbabarira, hari utuntu nari ndimo uzatumenye. Urumva ibintu nari ndimo byari bikomeye, amen. Nari kuba nacitse intege, ariko kubera hari icyo Imana yari yavuze byaratunganye. Yesu ababe umugisha, haleluya. Iyobokamana TV murabona yuko aba ba Debora barishimye cyane, mama Debora arishimye ndetse n'umutware we, kuko nyine surprise yakorewe n'umubyeyi cyangwa n'umumama cyangwa na madamu. Ni ibintu byiza cyane, n'abantu ni couple nziza cyane, ni couple ifite inama n'impanuro zikomeye, ni couple ifite love story ikomeye cyane, irimo amasomo menshi cyane. Icyo nsezeranije abantu nuko mama Debora adashobora gusubira inyuma ancitse tutaganiriye n'aba ngaba uko mubabona ari babiri, ngo batubwire ku mateka y'urukundo rwabo kugira ngo bigishe abatoya. Icyo ndacyemeye, noneho n'abadebora nkazajya ngenda baganiriza kugira ngo abantu bagende basobanukirwa. Reka rero tubashimire cyane kuba mwakuganirije. Imana ibahereza umugisha cyane, kandi nikaze mu Rwanda n'ubundi. Kandi reka tubwire papa ngo joyeux anniversaire. Ariko abadebora mu kuwa kane mwari muhari cyangwa ntabwo mwari muhari? Aho ni mwari muhari wonerayo arahibereye, noneho tubwire ngo reka tumuririmbire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Francis, joyeux anniversaire. Ati ni isabukuru nziza, mukomeze mukure mu juru, kandi Imana mwagiye mukorera ibahereza umugisha cyane, ibubahereye ibyo mwayikoreye, nirangiza izanabahembere n'ibindi muzabikorera. Kandi ndababwiza ukuri yuko nimutagwisariye ntabwo muzabura gusarura, cyangwa ntimuzabura umusaruro w'imbuto mwabibye. Zizamera, zere neza, zere imbuto zigende zaguka, kandi abadebora bazaba ikintu gikomeye ku isi. Abadebora izaba ministeri ikomeye, abadebora ndabibonamo ikintu gikomeye cyane. kandi murya yefite ukuntu njya nerekwa ndahumirije ubwo navuze takitaki muravuga ngo simpanuka. Yes, nkuko rero twabibabwiraga nyine Iyobokamana TV ni kwa kundi tugira gutya tukabakorera inkuru ziba zigeze zitandukanye. Mu kanya twari tugeze ahangaha dusanga nyine aba mama barahari batubwira yuko bari bafite nyine ibirori cyangwa uburyo bwo gusangira iminsi mikuru ya Noheli. Nyamara muri ibi birori nabonye batunguwe n'icyo bita surprise ikomeye, aho umuyobozi w'iyi ministeri uba mu bihugu byo hanze turi buze kumenya agize gutya arabatungura, maze bisanga arimo hagati muri bo. Reka ngende mbaza imbamutima zabo uburyo bagiye babyakira. Mwiriwe neza kandi muraho? Mwiriwe neza cyane. Amakuru ni meza. Tuguhaye ikaze kuyobokamana TV. Murakoze. Muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira gatoya. Nitwa Umutesi Josephine. Ndi umunyamasengesho wahamagawe n'Imana. Yesu aduhana umugisha, nsengera muri ADPR Karugira kuri paruwasi. Niho nyobora icyumba cy'amasengesho kwa kabiri ndetse no kwa kane. Ariko muri covid ni kuri telefone. Yes, aduhana umugisha. Yes, ahangaha rero uhari gute? Abani bande muri kumwe? Wagira icyo bitubwiraho gatoya? Turi kumwe n'abavandimwe b'abadebora. Nge iyo ngize ibyishimo ndaceceka cyane, nkumva mvuze icyo kuvuga, natunguwe cyane mama Debora. Kuba mubonye n'umubyeyi wacu igihe tumaranye n'umubyeyi
sibye ko hano umuntu atavuga byose ntabwo ushobora kumubwira ngo urarwaye ngo abyihererane ntushobora kumubwira ngo ufite inzara ngo aceceke mbega ni ikintu ashyira ku mutima we ku buryo ntabwo tujya twibara nk'aho turi abantu bakure ni abavandimwe ndumva noneho afite imico nk'iya Debora muri Bibiliya rero ntekereza yuko mukora niba ari abadebora ndibuze kumenya ubusobanuro bwabyo bifite ahantu bihuriye na Debora wo muri Bibiliya cyane so iyi surprise ibaye kumubona hano muri ibi birori ubusanzwe aba muri diaspora mu bihugu turi buze kumenya cyangwa mu gihugu turi buze kumenya mu kanya ubwo turaba tumuganiriza nta kintu na gitoya wari uyiziho yagutunguye byagenze gute what's your expectation imbamutima zawe nizihe ubu ngubu noneho ubu mu minsi yashize hari kuwa gatatu buri wa gatatu ngiye mba mfite amasengesho yego hari abamama twari turi gusengana Kimisange ninjye wahanuye icyo kintu reka noneho ninjira mu mwuka umukozi w'Imana avuga ati Makeva tubonye kado ati y'umumama uhagarariye groupe mubamo ayivuga izina Debora navanire kada none se aje gute kandi ntawe uhari atuzi ibintu wahanuye nuko ubwo rero ngiye kumubona abandi barishimye mpita numva nzanye urumeza uyu nawe ahita ambwira ngo yari yabigizeho iyerekwa ngumva mbyumva gutyo nagumije nkanuye nise ni wese we nanjye numva mbuze iyo nkirwa gusa Imana irakoze cyane birenze ibitekerezo byacu kuba umuntu akwitaho mutari kumwe mutari mwabonana kubw'urukundo akakumenya uko uhagaze ubuzima bwawe ndetse na famiye yawe ni ikintu cyiza cyane mbega numva ko buri muntu wese yajya agira imbuto nziza z'urukundo noneho iyi surprise mwari mumaze iminsi muyereka ukuntu muyirotaho ubundi kaza aho Imana y'abarokore ntijye batungura mu Rwanda ntimwamenyaga uko bizagenda ntimwamenyaga n'iryarazi mwamubona ariko urumva mu buryo mw'isi y'umwuka mwari mufite iyerekwa cyane ngira ngo ni ibintu byiza cyane bakunze iyobokamana TV iyi ni yamana y'abarokore nyine tuba tuvuga murabizi yuko igira umuco na gahunda yo kudatungura abantu nubwo mu mubiri batunguwe ariko ngo mw'isi y'umwuka ngo hari uburyo bahanuraga berekwaga barotaga none birabaye rero ngo uyu Debora imbere yanyu reka dukomeze tuganirana n'abandi ndumva umwuka ari kunyobora kuganira n'uyu mumama uri aha ngaha mama nawe tuguha ikaze kuyobokamana TV mwiriwe neza mwiriwe Yesu ashimwe cyane ahimbazwe iyobokamana TV usanzwe uyizi no bwa mbere uyimenye oya nsanzwe nyizi okay wakoze subscribe yes muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ninde tugiye kuganira Je nitwa Murekeyisoni Fabiola Claudia nkaba nsengera muri Guérison des Âmes ukaba nawe uri umudebora nkaba ndi umudebora abadebora kuba barimo bikumariye iki wungutse mwiki kuva wajya muri iyi ministeri Debora nungutsemo ibintu byinshi nungutsemo urukundo gukundana nungutsemo gusenga ni byinshi byampinduye muri Debora yego tugize gutya rero turi muri aho mwari muri gusangira nyine ibya Noheli ngira ngo nkuko umwe mu bayobozi yabivuze ati twatoye abantu bakeya kugira ngo bize kudufasha gusigamo metero bize kudufasha kugenda twubahiriza amabwiriza ya coronavirus ariko abadebora muri rusange ubundi basanzwe ari itsinda rigari murimo musangira ibya Noheli rero mugize gutya mugiye kubona rero Debora nyine umumama ubayobora uri muri diaspora abatungura mutari mubizi mugiye kugira gutya mu musanga hangaha mutima zawe nizihe wabyakiriye gute kuba umubonye hangaha muri izi nakubwira natunguwe nishimye nagize emotion ariko rero giye nigeze kubirota ndanabimubwira Imana yanyeretse twicaye nk'ahantu turi kuba twicaye twese turimo gusangira yego ndanabimubwira urabimubwira ndabimubwira none Imana irabinyeretse none Imana irabikweretse kuri ndishimye cyane sinzi ukuntu nakubwira okay ni byiza cyane reka tuganire n'uyu mumama ukuri iruhande gatoya ngira ngo twigize tuganira tubwira abadebora abari bo ariko noneho reka tumubaze mama Debora nguriya imbamutima zawe nizihe ariko ngira ngo umuntu yakubwira ngo felicitation kuko wabaye intwari cyane iri banga waribitse neza kuko nkurikije uko nabibonye nk'umunyamakuru
nabonye wowe ushobora kuba ari wowe wari ubitse ibanga ry'uko ashobora kuza gutungurana. By the way, felicitation. Merci beaucoup. Yes, wumvaga rero nahagera atunguye abantu batabizi, uko wabitekerezaga niko wabibonye, imbamutima zawe nizeho? Uko navyumviye niko nayibonye. Ego abantu bakanguse cyane kandi banezerewe. Ego byaryoshe, en tout cas surprise yafashe. Ego Deborah ni uriya mu mama witwa Deborah, ni gisoba afite gisobanuro ki kuri wowe? Jeanne Deborah ni umubyeyi, ni mwene wacu, ni umugenzi, ni umunyamabanga, ni kiremesha, ni byinshi n'ukuri, ni byinshi cyane. Yego. Yes, ni byiza cyane, turaza kugaruka. Murakoze. Yes, turacyari nyine hano turi kumwe n'aba Deborah, n'aba Deborah muri buze kumenya byinshi cyane kuko umuyobozi waho yamaze kuhigerera, ahageze atunguranye cyane, yatunguye umutware we, atungura abantu benshi, murabona ko ni byinshi, ngira ngo turi buze kubaganiriza mu kanya nabo, ariko mbere yuko tubuganiriza reka tubanze tugende dukomeza kuganira n'abantu batandukanye. Turi kumwe n'undi mu Deborah, mwiriwe neza? Mwiriwe cyane. Amakuru Adeline? Meza ndashima. Na Adeline hariya na Delphine? Yes, na Adeline. Uno muvuga butumwa nibyo ndamuzi. Yes, nubwo nkuvuze izina rimwe ariko ibwira abantu badukurikiye. Nitwa Adeline Wanyirawe, umuvuga butumwa nkuko bivuze, turaziranye urabizi. Yego, nawe uri umudebora rero? Ndi umudebora. Kuba umudebora bifite gisobanuro ki kuri wowe? Bimaze iki kuba muri iyi ministeri? Kuba ndi umudebora bivuze ibintu byinshi kuko twebwe tugendera ku izina Deborah. Deborah ari umuntu witanze ku manywa, yitangana nijoro, akorera Imana atitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, kandi yari umubyeyi. Rero niyo mpamvu twavuze ngo natwe nk'ababyeyi mu munsi wa none dukorera Imana, tugomba kuyikorera twivuye inyuma, tutarebye ku kintu icyo ari cyo cyose. Urucantege ruba ruhari, ibikusakuriza amatwi biba byinshi bihari, ariko turavuga ngo no, nimba Deborah yaragenze gutya na gutya, natwe twakora tukarwanirira igihugu cyacu ndetse n'isi yacu, kandi tukarusha kwamamaza ubutumwa bw'Imana. Wakiriye gute kubona mama Deborah ageze hano? Ni umuyobozi wanyu, ntabwo mwari mubizi, ntabwo mwabitekerezaga yuko mushobora kwicarana nawe kuri, reka mvuga ngo kuri iyi Noheli wenda, kuko turacyari kwizihiza iminsi mikuru ya Noheli yabaye ejo kuri 25 aho dukorera iki kiganiro ni kuri 26, birumvikana ko tukiri mu minsi ya Noheli. Wakiriye gute kumubona? Surprise yabaye, birumvikana arabatunguye, ariko hari ukuntu buri wese yagiye afatwa n'amarangamutima. Ayawe ameze gute Adeline? Byaturenze. Nagerageje no kwihagarara nk'umuntu w'umugabo nyine, sinarira, ariko habuze gato ko nahise numva amaraso asa n'ahagaze, kuko mu by'ukuri twebwe twaje tuzi ko tuje kwinywera fanta nk'uko mubibona nk'abadebora nyine, dushimira Imana ku bwa anniversaire y'umwami wacu Yesu, twumva nyine tugomba gusangira tukaganira. Twatunguwe cyane no kubona umubyeyi wacu dukunda, twubaha. Sinabona ibyo kumuvugaho byo byaba byinshi, kubera ko yabaye umubyeyi tutamuzi, tutaziranye, agerageza guhagarara mu izina bita Deborah neza. Rero kumubona gutya twese turatunguwe. James mvuga ngeze muri Swede, ndi kwerekwa bigenze bita, ariko na n'isegonda ndumva ntarabyumva neza. Ndumva bitaraza neza, ariko buriya nimba Deborah simbizi. Ni byiza cyane. Byumva neza rwose, ariko turishimye, tunejejwe n'Imana mu mutima, kuko igihe twari tumutegereje ntitwamubonye, ariko ni ukuvuga ngo byanga byakunda, mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si igihe. Imana ikorera igihe mu gihe cyayo gikwiye. Gusa nkavuga ngo mbwira nk'abadebora nk'uko turi kumwe, uko adutunguye uku bitwereka ko tugomba guhora twiteguye ko na Yesu ari uko azadutungura, kuko byashoboka ko uku nguko yinjiye, ariko Yesu yahita yinjira aka kanya. Biradusaba rero guhora twiteguye. Nicyo yashatse kutubwira, ahora mu bintu byose harimo isomo jize. Isomo ryo gukuramo ni uko mwari mwibereye mu byanyu. Mama Deborah barinjiye rero, uko yinjiye niko na Yesu yatwinjirana. Ni isomo rikomeye cyane. Biradusaba guhora twiteguye kandi turi maso. Mama Deborah ajya baganiriza ibintu byinshi bitandukanye, cyangwa kuganiriza ku giti cyawe. Hari amagambo akunda kukubwira utajya wibagirwa, cyangwa inama n'impanuro aguhereza. Ni iki umwibukiraho mu bintu muganira? Iya mbere ni ukudacika intege.
rambwira ngo ntukigere ucika intege muri umurimo w'Imana mu gukorera Imana. Tuganira ibintu byinshi bimpumuriza kandi bimfasha. Ndakubwira ko kuva namenyana nawe yanyongeremo imbaraga nyinshi zo gukorera Imana. Kuko duhura na byinshi, hari byinshi bishobora guca intege ukumva wananirwa, ariko uko agerageje kuguhumuriza akagerageza kukuganiriza urushaho kongera kumva uburyohe bwo gukomeza gukorera Imana. Yego. Urakoze cyane. Murakoze namwe. Yes, twagiye tugana n'abantu batandukanye nyine muri uyu muhuro cyangwa muri iyi surprise yabaye nyine aho Mama Deborah yaje atunguye abantu batandukanye. Murabona ko turi kumwe rero n'undi muntu nawe, reka dutangire tumuhereza ikaze kuyoboka Mana TV. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru ni meza. Wow, turabona mwishimye cyane, mwanejejwe na Mama Deborah. Yes, yakoze surprise rero atungura umutware we, abihuza n'isabukuru y'amavuko yabaye ku wa 4 ko bitamukundiye ko haba kubera nyine ibibazo by'ingendo, ariko abyakitiwariza uyu munsi, ndetse atungura n'iyi groupe y'aba Deborah nyine n'itsinda cyangwa ni ministeri yivuga butumwa akorera mu murimo w'Imana nyine aho bashaka kugenda bagera twese turayazi. Wowe rero imbamutima zawe nizihe kubona uyu mubyeyi, kubona ari aha ngaha mwicaranye muri kumwe? What your expectation ni iki wabivugaho muri makeya, ariko mwatangira mwibwira abantu badukurikiye? Yewe nitwa Françoise, ndi umubersere wa Deborah. Wow. Tumaze iminsi dutegura kuza kwe kugira ngo aze muri anniversaire y'umutware we. Yarananiranye uko aza, ariko ni nkaho twari kumwe yabikurikiraga umunsi ku wundi, ni nkaho yabiteguye. Okay. Wowe wari ufite ibanga, wari uzi ko azaza cyangwa nawe byagutunguye? Oya, nige nagiye kumufata ku kibuga nari mbizi ko azaza. Ubihisha umutware we? Oya, ahubwo umutware agiye amenya ibintu, hari ubwo yaragiye kubimenya ndabikatisha, ndavuga ni umuhungu wanjye. Dusangize kwako ka experience gato, yaragiye kubimenya gute? Byari byageze icyo gihe? Yaragiye kubimenya kuko yumvise turiho turakomanda gato. Hari babimenye gute Francine? Hanyuma rero aravuga ngo wari ko buriya Kado ntariho antegurira ikintu ko agiye kuza. Ndavuga Kado ntoya cyane, ni umwana wanjye yari kuza, ni surprise twari tugiye gukorera umutware wanjye ko azaza, none birapfuye. Uwo mwanya mpita telefona Kado ndamubwira ntiya surprise y'umuhungu wanjye yapfuye. Nuko tubijijikanya gutya. Mubijijikanya gutya. Mama, bivuze iki? Nawe uri umudebora? Ndi inshuti y'aba Deborah. Uri inshuti y'aba Deborah? Ariko bajya bavuga ngo ndi umudebora ntabizi. Niko bavuga. Kuki utinjira se? Ubwo sindinjira, ariko ipare yuko ndi umudebora kuko mba ndi kumwe nabo, n'ibikorwa byabo ni nkaho mbikoraho, ariko yego ntabwo ndinjira, ntibaranyinjiza, ntibaramuha uburenganzira. Yes, muri make wenda umuntu akubwiye ngo ni iki wavuga kuri Mama Deborah, uyu mubyeyi umuzute muri make ya karakterize, ni ikintu wamuvugaho wenda kuri kamera z'Iyobokamana TV? Uyu mubyeyi ni ukuri, ni umudebora wa 100%. Wow. Akunda abantu cyane cyane cyane. Yinjiye mu muryango wacu uwo mwanya duhita turamukunda. Tukimubona gusa tuvuga ariko uyu muntu ntabwo afite imwe natwe ra. Ni umudebora, akunda abantu, akora umurimo w'Imana cyane cyane cyane. Okay. Ni byiza cyane. Ati yinjiye mu muryango wacu tumwakira. Uwo mwanya nawe yaradukunda. Uwo mwanya yahise avuga ngo ngo wagira ngo haniho navukiye. Basi. Ni byiza cyane mwabyumvishe rero. Turamukunda cyane. Muramukunda cyane? Turamukunda cyane. Ni umwana mwiza pe. Ni umwana mwiza. Imana yatuhaye nyine icyo mutima wanyu wasabye. Wow, ni umugisha. Yes, ngira ngo mwabyumvishe rero ineza y'abantu iyo ibaye isendera kuri bose, kandi umuntu urangwa n'urukundo byanze bikuze yagize neza yisanga imbere. Niko abantu benshi twagiye tugana bagiye bavuga kuri Mama Deborah yuko yababereye nka Deborah wo muri Bibiliya, uko abantu baza amateka ye arangwa n'urukundo, imbabazi, guca bugufi n'ubugira neza. Ati ntabwo byagarukiye gusa ku bantu batagize swagisano, ati natwe yaje mu muryango wacu maze atubera urumuri, atubera urukundo, atubera
nk'umwana mu bandi ati ni ibintu byiza cyane. ahora aseka ntabwo turamubona arakara. Ntabwo muramubona arakaye. Jamais. Okay, murakoze cyane kutuganiriza. Imana ibaho umugisha mama. Namwe murakoze kuba mwaje. Yego. Namwe ni surprise mu yindi. Amakuru. Ameza. Oh, okay, muratangira mwibwira abantu badukurikiye. Jewe ndi Pasteur Irakoze Dominique. Nkaba ndi umwe muri uyu muryango wa Deborah muri iyi ministeri. Yo, okay. Murakoze. Kuba muri iyi ministeri bisiguye iki kuri mwebwe? Kuri jewe sinotangazwa na byinshi kuko bwa mbere nsanzwe ndi umuvugabutumwa. Yego. Nayijemwo ndi invité yo kubwiriza hanyuma bigaragara yuko inyifato nifase muri ubwo buvugabutumwa byagaragaye yuko nobu umwe muri uyu muryango muri iyi ministeri kuko babonye by'ukuri harimo impano. Yani pa ku mchango. Yego, Mama Deborah yavuye muri Swede aza abatunguye cyangwa abikoze mu buryo bwa surprise ku bantu bose ndetse yaba ku mutware we yaba no ku ba Deborah muri rusange. Wowe wabyakiriye gute pastor? Bisiguye iki mu buryo bwa mpwemu yera iki gikorwa yakoze? Yego, yakoze igikorwa ciza kuko ku mateka mfite yampaye igicapo c'umwami wacu Yesu Kristo twizeye tutabona twizera ijambo. Noneho yaravuze ati nzoza nk'igisuma. Rero iyi surprise yampaye kuba maso muri uru rugendo ndimwo kuko sinze ngirigwe surprise ngiyi ngiriwe igihe c'umwami wacu Yesu Kristo. Rero yampaye igicapo ciza anyibukije byinshi bimpa kuba maso. Yego. Ngira ngo n'ubutumwa bukomeye cyane ni naryo somo rikomeye ati Mama Deborah kuno yadutunguye biradusigira isomo mu buryo bw'umwuka yuko abantu bakwiye guhora biteguye kandi bagasengera mu kuri no mu mwuka kugira ngo Yesu nabatungura bazabashe kujya mu bwami bw'ijuru kuko ngo azaza nk'umujura nk'uko ijambo ryiwe ribivuga. Pastor, reka tugushimira ariko turimo tugana ku musozo cyangwa mu guheraheza izi programu zabereye aha ngaha. Reka tugusabe udusengera Imana kugira ngo abantu bazabasha gukurikira izi interview twagiye dukora bazabashe guhindurwa nazo kuko hari mwivuga butumwa rikomeye mu majambo atandukanye yagiye avugirwa hangaha. Mana turagushimiye iki giterane ciza waduhaye mu buryo bw'ibanga udutegurira surprise idasanzwe kuko wabanje kutwegeranya nk'uko inkoko yegeranya imisu yayo ariko kandi hari ikindi gitangaza wari waduteguriye kubona n'amaso yacu twahona tubona kure nk'iyerekwa ariko no munsi tukaba twakibonye imbona nkubone. Cubahiro kikugaruke ko kubw'umurongozi muyobozi mwiza waduhaye afite urukundo rwo mu Mana, urukundo rwawe rutarimwo profi ariko ari urukundo rwubaka iyindi mitima. Turagushimiye rero ko wamuturindiye aho yarari nkuko twari tuzi yuko akiriyo ariko urarinda urugendo kugira ngo utukorere ibi birori birimo nibi bitangaza kubwa Mama Deborah. Potre wacu turamusabiye amavuta, turamusabiye uburambe, turamusabiye urukundo rwuzuye muri we. Mana yo mu ijuru data wa twese umugire neza kuri surprise yatugiriye, umugire neza n'umufasha wiwe Pasteur Francis nawe nyene avuga yuko atarabizi yuko baje kumugirira isabukuru. Natwe turagushimiye kuri presence kumubona ni nkuko kubona wewe niko ijambo ryawe rivuga kumubona ni nkuko kubona Imana. Urakoze ku mbuto nziza wamushizemwo yo guhuza abantu.